handitse ngo nago abakijijwe ari bo bonyine babona Yesu Kristo, ahubwo twebwe twakijijwe ntidushaka kubakangisha uwo mwami twabonye. ibyo bintu bifata gute? Okay, kuri njyewe nyine ntabwo just umuhungu yaza kunerekana ubwe ngo wowe mwakijijwe, ahubwo nagera noneho ukuntu nyogokuru nawe yamfuhiraga tugiye hariya ugiye gukora iki, ngo akagera noneho akajya gutunganya umupasiteri ngo ugiye kuntwarira umukobwa. Yo, of course this is True Line Programs nkuko musanzwe mubizi. Twagarutse rero ngira ngo turabibutsa gukora cya kintu hasi, kora subscribe. Nitwa Karagwe Janet, nkaba ndi umukobwa ukijijwe, nkaba nsengera muri Zion Temple, nkaba nshima Imana ko navutse bwa kabiri. Karagwe Janet, umukobwa wacu yitwa Karagwe Janet, aratubwiye ngo ni umukobwa ukijijwe. Ese ubundi buri ushatse kuvuga ngo umukobwa ukijijwe ushatse nko kuvuga nk'iki? Iyo ushatse kuvuga umukobwa ukijijwe cyangwa umuntu uwo ari we wese ukijijwe, ni uwemeye kwakira umwami n'umukiza akemera kuvuka ubwa kabiri. Akemera kuvuka ubwa kabiri. Ubu ni ukuvuga ngo nawe uri muri warapfuye uvuka bwa kabiri, cyangwa se ni ba Janet bavutse ari babiri hanyuma havamo umwe? Oya, ntago bivuga kuvuka ubwa kabiri ko umuntu aba yarapfuye cyangwa bifite ukundi kuntu, ahubwo ni ukuba waremeye kuba warakiriye Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza wawe. Kandi ndumva ari sawa. Ibwira abadukurikiye ariko neza, wirekure ubabwire ko barashaka kumenya. Iyo tuvuze Karagwe Janet, nk'umuntu ushaka nko kumenya nka Karagwe Janet, Karagwe Janet ni Karagwe Janet, mbega tubwire akora iki? Karagwe Janet wamusanga he? Tubwire Karagwe Janet, urebe muri kamera hanyuma ubabwire kabisa. Karagwe Janet ni umukobwa wakiriye Yesu Kristo, nkaba ndi single nkuko nyine nabivuze ko ndi umukobwa, nkaba mfite akazi Yesu yangiriye neza, nkaba muri ako kazi nkaba ngerageza kuba nakwera imbuto, ndumva uwo ari we ari uwo nguwo. Ni ukuvuga ngo ese Karagwe, dusobanurire umukobwa ukijijwe n'umukobwa udakijijwe, uba ushatse gusobanura iki? Batandukanira hehe? Hari itandukaniro nk'uko birivuga ngo abakijwe n'abakebwe, twe turi ba bandi Yesu Kristo yabambiwe bakemera gufatanya nawe. Umukobwa ukijijwe n'udakijijwe harimo different, nk'uko bitandukaniye ubibonera mu mikorere yabo, mu myitwarire yabo, ntago ibihuye. Ni ibintu bitandukanye. Ubwo no kuvuga ngo mu kazi, aho batuye, ese umukobwa udakijijwe n'udakijijwe abo bantu bashobora kugira comportement cyangwa se imico itandukanye? Iratandukanye. Duhe nk'urugero twumve. Urugero natanga, imyitwarire uba ukoresha, indangagaciro za Kristo ubukurikiza cyane cyane nizo zigaragaza umukobwa ukijijwe. Rero abandi batamenye Yesu Kristo cyangwa abakobwa bamumenye bagashaka kumushyira ku ruhande, bwira abantu niba usanga nyine bafite imico itandukanye n'iy'abakijijwe. Okay. Ese watubwiye ngo uri umukobwa, ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe ushobora kuba wakorana n'abadakijijwe, cyangwa iyo ukijijwe uhura n'abantu bakijijwe gusa? Oya, ntago hari aho mu Bibiliya handitse ngo ntago abakijijwe ari bo bonyine babona Yesu Kristo, ahubwo twebwe twakijijwe ntidushaka kubakangisha uwo mwami twabonye, ahubwo tubereka ibikorwa byiza byabakurura kugira ngo babashe kuba bamenya Yesu Kristo. Nitumwiharire twenyine, nitumugirire ubusambo, tuvuge ibyiza yadukoreye, tuvuge ineza yiwe, hanyuma kugira ngo n'abandi batubonereho imbuto nziza, kugira ngo bamenye ko bava muri ibyo byaha cyangwa bava muri ibyo bintu bakora, kugira ngo bamenye uwo ari wo twakurikiye. Rero iyo ukijijwe ntabwo ushaka gukangisha abandi ko ngo umurishe nk'iturufu ngo narakijwe. Oya, ahubwo iberera imbuto, ukomeze
ubereke uwo ari we, ubereke Yesu Kristo akamaro ke mu buzima bwa buri muntu wese, ubereke aho yagukuye n'aho ikugejeje, hanyuma kugira ngo nabo babonereho neza. Kuko nitubatera ubwo twabwira ngo ngo ngiye wona amenye ibiki n'ibiki, ngo hari abarisha iturufu cyane cyane ugasanga baravuga ngo Yesu Kristo ngo ngiye, ugasanga bamugizeho nk'aho ari uwabo gusa. Oya, Yesu Kristo ntabwo yapfiriye abakijwe gusa, yapfiriye abantu bose. Rero two kumurisha nk'iturufu, ahubwo tumwe dushake kwereka abandi bose ko nabo bamubonye byaba byiza. icyo bivuze. Ariko utumye nshaka kukubaza nk'akabazo nka buriya nk'umusore udakijijwe, kuko tubwiye ko umuntu udakijijwe n'ukijijwe abo bantu bose nta kibazo. Uramutse nk'umuhungu watubwiye ngo uri umukobwa, uramutse upropojwe n'umuhungu wenda ntakijijwe, ese kuri wowe ibyo bintu bifata gute? Kuri njyewe nyine ntabwo just umuhungu yaza kunereta ngo mubwiye ngo wowe ngo ntabwo ukijijwe ngo just genda, ahubwo nk'umukobwa wamenye aho ukuntu Yesu akora, uragenda ukiherera ugasenga muri kamera, ugasenga ukavuga ese Imana uriya muntu niwe koko, ugasenga none wasanga ari we. buriya Imana yemeye ko ukurikiza, ntabwo Imana ijya iguha umutwaro utashobora kwihanganira. Icyo gihe rero nk'ubwo ubonye ko ari uwawe wenda Imana itabivuze cyangwa niyo itanabivuga nta kibazo, ariko cyane cyane icyo dushingiyeho cyane, yaba ukijijwe yaba udakijijwe, urugo ntabwo ari abantu barwubaka gusa, ahubwo n'Uwiteka wururuka akaba muri urwo rugo mukabana neza. abantu bakubwo nta kibazo kiba kirimo, nta kibazo kirimo, ahubwo namwerera imbuto kugira ngo nawe yakire Yesu Kristo n'umukiza wiwe. Muri make rero ubwo abantu ndabiza ku kabazo naringa afite, ariko ndabiza abantu benshi tugahuriramo ko usanga hari igihe nk'umukobwa wakijijwe ariko ugasanga arikomeza, ugasanga hari ibintu atumvikanaho, ariko si n'abakobwa gusa ngira ngo n'abahungu iki, akumva ntiyavugana n'umuhungu n'umukobwa udakijijwe, umukobwa nawe akumva gutyo ntiyavugana n'umuhungu udakijijwe. Abo bantu noneho nkawe Karagwe Geneti, urumva wababwira iki, wadufasha kubabwira iki? Nje rero uko mbyumva, numva bafitiye ubusambo Yesu Kristo ku giti cyabo. Ni nka kwa kundi nimba waramenye ikintu cyiza gisangiza abandi, wikwitarura nabo, ntabwo ari ibikoko, ntabwo ari ibisimba, ahubwo begere, uberere imbuto, ubereke ko Yesu Kristo azura, Yesu Kristo akura muri ibyo byaha, Yesu Kristo akura ahantu hose hatandukanye, hanyuma ukabakundisha Imana gake gake, ariko atari ukuvuga ngo Yesu Kristo naramumenye ukabirisha iturufu. Oya, nimba yaramumenye, sanga n'abandi, hari n'ubundi bwoko n'irindi shyanga riri hanze ritegereje kuzamubona. Ariko impamvu rero banatinya kumusanga, nitwe dukijijwe dusanga tubatera nk'ubwo, sinzi nimba nabivuga ko ari ubwoba. Ugasanga umuntu yarakijijwe ariko urasanga yigize umuntu cyane. Oya, ntabwo ari byiza, ahubwo usabana na buri wese, usabane na buri wese. Mu gusabana umwereke inzira nziza, umwereke ubwiza bw'Imana, umwereke ukuntu Yesu Kristo agira neza, ariko apana kuvuga ngo wiharire wenyine. Oya, icyo gihe umugiranye ubusambo. Inzira yo gukizwa kuri Karagwe Geneti, iyo nzira sa nk'uyitubwiraho gatoya. Yewe Karagwe ndi umukobwa umwe iwacu, mu bahungu 4, ndi umwana wa 3. Mu gukizwa kwanjye ntabwo byari byoroshye, njye nari umukatolike, ariko akenshi ugasanga harimo imbogamizi z'ababyeyi. Njye nabanaga na tati wanjye kandi mukunda cyane, ikintu cyose ugasanga ikintu cyose ni Karagwe Karagwe Karagwe, ko nari umukobwa nyine, ugasanga buri muntu wese nyine ashaka nawe kunyiharira. Noneho ubwo nari nuranye n'abantu b'abarokore, nkajya numva uko basenga, ariko bazajya kureba biriya bintu ukuntu bimeze. Najyayo noneho ukuntu nyogokuru nawe yamfuhiraga, atugiye hariya hantu ugiye gukora yiki, ngo akagenda noneho akajya gutunganya umupasiteri, ngo ugiye kuntwarira umukobwa, ariyo mukobwa ngira gusa. Ariko nyine gake gake nyine kuba twari nkiri muto, nkagendera mu nzira z'ababyeyi bifuza. Sometime nkagenda nkongera nkagaruka gutyo gutyo. Noneho nza kugira amahirwe yo kwiga ngera segonderi. Ngize segonderi nibwo noneho nisanzuye. Hari
abantu nyine basenga noneho nka sometime nkajya ngenda mu bakatolike the other time nkagenda mu babonage gutyo gutyo noneho nza kwisanga umwaka wa mbere nkajya njyayo umwaka wa kabiri numva ibintu birimo birakora n'izina ry'Imana nahinduye isengesho nkajya menya no kwisengera ku giti cyane nkajya menya kwihanurira nkajya menya ana no utanga ubwenge no gukora iki ndakubwiza ukuri nakijijwe niga mu wa gatanu cyangwa mu gutyo nabaye umuhanga bidasanzwe bituma noneho mvuga ngo guzi ko hahandi noneho bya bintu bikora mpita mfata ingamba zo kugira ngo noneho nibwo nashatse kuba nabatizwa mu mazi menshi ndahinduka ariko mbatizwa iwacu batabizi gutyo gutyo amahirwe agenda aza gutyo gutyo ndarangiza maze kwiga mpita mbona akazi ariko nzi gusenga nabaga ahantu nyine mu bakatolika ariko nkajya mu cyumba iwanjye nkasenga njya wa mukobwa uzi kwirwanaho nkasenga Imana ibigenza neza ndangiza mbona akazi gutyo ubu ndi umukobwa ushima Imana kandi nta n'ikibazo cye maze nk'imyaka ingahe urangije ukijijwe maze nk'imyaka ingahe ntabwo ari myinshi cyane maze nk'imyaka nk'itanu nkijijwe ndi mu gakiza imyaka nk'itanu ubona bikigenda neza cyangwa biragenda neza kuko ntabwo twasiga Imana yacu naho twajya hehe hari igihe wenda bishobora kuba bicanga umuntu ariko ugahanura ukavuga uti Imana nubwo byakwanga nubwo byakunda nzi yuko za mbaraga zawe zigihari ushobora no kongera ukanzamura ntabwo nigera ncogora kandi niyo nacogora ntabwo nacika intege ku buryo narambarara Imana izabimfashamo ubundi ngewe muri nge ikintu cyahindutse nkakibona ni uguca bugufi buriya iyo udaciye bugufi submission niyo ya mbere mu buzima submission naryo ubwo ni ukwiyegurira ni uguca bugufi ukemera ugaca bugufi uyu mbere nabaga wavuga nkavuga hasi hejuru ariko ubu ngeraho nkavuga ati harya ubu ko nakijijwe ubu kuko nihe naba ntandukaniye n'uriya guca bugufi rero bituma ibintu byose bihinduka ikintu nabwira buri muntu wese uzi ko ikintu cyose kitashoboka niyegera Imana ayigira inshuti cyane cyane Imana irumva ku buryo yibwira ati Imana ndakwinginze niyo umpe guca bugufi imbere y'abantu umpe kwitwara neza za karande zose zo mu bushizi bw'isoni za karande zose zo mu bintu nyine bidashobotse Imana iraguhindura n'Imana ihindura n'ikuraho ibyo byose izo zose ibyo byose umuntu aba abona bitashoboka ariko nanone hari abakikubonera muri cya gihe cyahise ntibamenye yuko hari umuntu ashaka kukurira muri cya gihe cyahise kandi already waramaze kwambuka rero nitwite kuri ibyo ahubwo twite ku busabane bwacu n'Imana ntabwo uhita ubivamo ako kanya wenda nko kunywa inzoga buriya hari n'igihe Satani abona yuko biterwa n'ukuntu umuntu aba yiyizeho ku mutima akavuga ati nkanjye nimba mvuze wenda iki kintu sindi bugisubire musinza kugisubira ariko hari abandi bigora ugasanga ariko ibintu byose ni process gake uko ugenda wegera Imana ni kugenda n'icyo kintu cyose kigushiraho cyose inzoga ntabwo waziviraho rimwe ngo oya ntabwo bishoboka ahubwo gake ugenda ureka winginga Imana ejo naragerageje reka ndebe uyu munsi gutyo uko ugenda utera intambwe Imana ikongera iteraho izindi ubwo babivamo byumvikanye dusoza uze rero ngo waba nk'umupasiterine ni pasiterine ariko wabita birashoboka byose biri mu mugambi w'Imana ariko nkunda ijambo kurusha ibindi cyane reka nkubaze rero akabazo kamwe gatoya ako kabazo kandi ukansubize mu buryo buri uramutse wowe ubwawe ugize nk'umuhungu akaba inshuti yawe ahubwo bakunda kwiyoberanya sometime akakubeshya ko akijijwe kandi mu by'ukuri nubwo watubwiye ngo biruzuzanya nta kibazo byanga byakunda ukijijwe nawe akijijwe bishobora kuba izo pourcentage deja zirarutana
none ndakubaza umuhungu akigira nk'umuhungu ukijijwe agakizwa mbega mu rusengero umunsi ku munsi reka bibiri akirirwa nakajya aririmba agira gute hanyuma mukajya muri projet mariage mwarangiza mukajya mu rugo hashira iminsi ugasanga wa muhungu yabikoraga ari nk'itufu yo kugira ngo wowe akugereho wabyakira gute? buriya rero kuko ntawe ujya ibyo ari byo byose aho tugeze na viziyo dufite nk'abana b'Imana twamenye kwirwanaho no gusenga twifashijweho n'Imana. Icyo gihe sinzi wenda ni urugero nabaha, ni benshi biyorobeka bakihishahisha, ariko iyo ugiranye ubusabane n'Imana, Imana iramukwereka. Ntabwo wenda nshatse kubibwira public abantu bose, ariko icyo nzi cyo nuko Imana ikwigaragariza. Imana ikakwereka cyane mu nzozi, ishobora no kutakwereka wenda ko ari uwawe, ariko ikakwereka akadefu kandi ugasanga niko wabaza ugasanga nibyo. ngo umuntu usenga inshuro nyinshi ntabwo abashobora kuba yagira nka information runaka aba afite cyane iyo ugiranye ubusabane n'Imana. N'umuhungu wawe muzashakana, yewe umva bari abantu bazakunda ko babyumva, ariko ku buryo n'umuntu muzashakana muzarwubakana ebana, ubundi umukobwa usenga by'ukuri aba mufite amakuru yuzuye. Ibyo ari byo byose Imana izabimfashamo uko bimeze kose, ariko reka turebe wowe byanga byakunda usenga umuhungu uzaba umutware wawe, ugomba kuba ufite information ze kabisa. Imana izazime kuko nibyo nshaka. kandi irakubwira pe, ishaka kugusanga mu nzozi, ishobora cyane cyane mu nzozi. dusoza rero segene tundi dukoresha imbuga nkoranyambaga. Ndazikoresha, nkoresha Facebook na Instagram, ariko nabonye kujyaho cyane izo mbuga wajya ugeneta ashobora kumubona. Mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe ntuye i Kigali ku Muhima. mukobwa twe turi kumwe ni Karagwe Janet, yatubwiye ibintu byinshi cyane, yatubwiye témoignage, yatubwiye inzira ye, ngira ngo mwiyumvishijemo ko hari igihe umuntu uvuga témoignage ugasanga rwose n'indererwamo yawe wirebagamo. Janet turagushimira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uri utaha nizere ko mwendera kugira ngo Janet twagira mu kiganiro ahantu zamu ndahari Mr. Rukara. Okay.